mvuye gusezerane gusinya urukundo rwanjye n'umugabo kwa padiri mu rukiko twavuyeyo ndarusinyira none n'ahandi mvuye kurusinyira ntanga inkwano kwa data tuvuga padiri atubaza imbyaro twabyaranye ndazibabwira ati none bigeze iki gihe ugihaguruka nawe ahaguruka ati ni intangarugero ku bana mubyaye n'ahandi babyaye barebere kuri ba mwebwe noneho bajye batanga inkwano nabo bakwe kandi babane neza nk'uko nawe ubanye n'umugabo wawe bati ntuzamuhemukira sinamuhemukiye nawe ntiyamuhemukiye ongera ugabanya ako kazi ikindi kenshi wa bukeya turebe ibi bintu Yesu yakoreye kuri uyu musozi kaminine nushaka ugahozoza ukamaremo ndabara akazi iki yego umuhaye gatatu n'amari cyangwa umuhaye kabiri Yesu ntabwo ajya abura roho mutagatifu yewe reba ukuntu na Mariya yishimye aragira ati ngo yari kimuhereze naza reba na Mariya murebane mu maso murebane icyoroshye mu kanya muranafungana bukwazi erega mama kwa Yesu nta busaza yego naza aho ngaho rero kuri ruhayinga mbona ngaho musomye rwose yego umusomye gatatu butatu butagatifu mu kiliziya busobanuye byinshi maye rero yewe ugira umujinya nawe ejo azarongore uriya arimo kwisomereza umugeni we yego ibi bintu ni Yesu wabikoze umuntu utarabona isahani itabangamiwe n'ibiganza rwose namubwira nuko rero Ana Mariya abwira Nazari ngo ni wowe ni wowe wanjye nuko na Mariya rero nawe aravuga ati rero mukunzi wanjye yego ongera ugabanya ako kazi ikindi kenshi wa bukeya turebe ibi bintu Yesu yakoreye kuri uyu musozi kaminine nushaka ugahozoza ukamaremo ndabara akazi iki yego umuhaye gatatu n'amari cyangwa umuhaye kabiri Yesu ntabwo ajya abura roho mutagatifu yewe reba ukuntu na Mariya yishimye aragira ati ngo ari kuwa nzonze Nazari nakunze kaminine rega biva mu maboko aho ni muri regeni mwabonye ikintu bose bahuriyeho ku ifunguro bose ngo bashaka ibitera imbaraga naza ongera umuha kandi gafiriti ongera umhere Ana Mariya kandi gafiriti umwongere n'agaceri abagore bakunda umuceri ariko mwabibonyera nyamara ndimo kubona abantu bakabanga ariko ubunyanzarongora ryari ababirangije tuzavugurura amasezerano reba umugabo wawe Ana Mariya we Marene arimo kugushuka mukanya ndababwira seretifika reba Nazari rero aragira ati mugore wanjye kugira ngo ugire imyaka 88 ntarakubura bivamo kurya neza ngaho duhuza ibiganza natwe rero abadusereva nuko mubone ko tutari bambona bihita DJ zamura akazi ki tuze kureba icyaka kibera yego egereza humura abaturage bateraniye hano mvuye gusezerane gusinya urukundo rwanjye n'umugabo kwa padiri mu rukiko twavuyeyo ndarusinyira none n'ahandi mvuye kurusinyira ntanga inkwano kwa data amaze kuyitanga aduhita dusezerana mu rukiko none nk'aho twasezeranye arafungwa afunguwe ndategereza ariko nanga kurekura batisimu yacu ndabikomeza none Imana yarihujije uyu munsi ubu tuvuye kubisinyira no kubyandika
mwereke n'abantu n'izo mpeta muzibereke komeza ijambo rye riraryoshye. ubwo rero tuvuga padiri atubaza imbyaro twabyaranye ndazibabwira ati none bigeze iki gihe ugihaguruka nawe ahaguruka ati ni intangarugero ku bana mubyaye n'ahandi babyaye barebere kuri ba mwebwe noneho bajye batanga inkwano nabo bakwe kandi babane neza nk'uko nawe ubanye n'umugabo wawe bati ntuzamuhemukira sinamuhemukiye nawe ntiyahemukiye koze cyane Amena. amena imyaka yanjye igeze none sezanye n'umugore wanjye urukundo twahemukiranye kugeza uyu munsi none twanguranye leta mfite abana ndetse imana ibongera ibongerezaho imana ikuze rwose abuzukuru n'abuzukuru nzababona ndashimira imana y'amana gutinda imbere y'umutima wanjye kuko ntugeze n'ubwonge mugambi nagambutse anamariye kuva nabaho bitwaje tumaze imyaka igera kuri 40 n'amarindwi ariko twahemukiranye none turabyumvanye imana iduhungisha nuko twawuhaye ubwatsi wangana n'abafashije muri iki gikorwa imana ibahugisha akabihabwamo ingabire y'Imana nta kintu navuga rwose numva atavuze. ubwo rero hagati y'aho ngaho umugeni wa papa ari we mama akaba afite aho avuka ari we wabashije gushyingira papa, mama akamubera umugeni mwiza akabasha kutubyara akaturera na papa. ubwo rero nkaba numva ko nabasha guha umwe mu bantu bo kwa nyogokuru akabasha nawe gufata ijambo akavuga kuri ibi ngibi nk'umuntu wabashije gushyingira umuryango wo kwa Hagenimana tukunguka tukungukirwa. karibu uwo muntu nawe yaza
akaganiriza abantu bari aha mu ncamake. Ariko ubwo ikindi kintu kigiye gukurikiraho, hari abana, hari ababyeyi, hari abuzukuru bashaka kumva ngo nyogokuru yatubyariye papa mwiza, tubyarira mama mwiza, sogokuru atubyarira papa mwiza, tubyarira mama mwiza, bakaba bashaka kumuha urwibutso. Ibyo bintu bikaba rero bigiye kuba nyuma y'iryo jambo ry'uwo muvandimwe. Karibu rwose ducungane n'amasaha, murabona yuko bwagorobye.